Icyo nshaka kuvuga uyu munsi ndashaka kubabwira ngo uyu mwaka wa 2025 uzaba umwaka wo kumva ijwi ry'Imana, uzaba umwaka wo kumva ku rukundo rw'Imana, wo kumva data wa twese avugana nanjye, avugana nawe. Uyu munsi mwuka wera yanyoboye kuri iri jambo, kandi tumenye ko Imana yacu yumva yarangiza ikavuga. Ibyo ni ibintu bibiri by'ingenzi mugomba kumenya. Imana yacu irumva yarangiza ikavuga. Nkundira YAHUAH kuko yumvise ijwi ryanjye no kwinginga kwanjye. Kuko yantegeye ugutwi, nicyo gituma nzajya mwambaza nkiriho. Haleluya. Zaburi y'116. Amagambo meza akomeye kandi cyambere adutera imbaraga. Nkunda Imana yanjye kuko yumva ijwi ryanjye. Nkunda Imana yanjye kuko yumva ijwi ryawe. Ikintu kimfashije muri iri jambo ngo kuko yantegeye ugutwi, nicyo gituma nzajya mwambaza. Ese mwari muzi ko Imana yacu dutegera amatwi ikatwumva? Bise binjyana mu ifoto nziza cyane y'umwana n'umubyeyi we, umwana muto n'umubyeyi we. Umwana muto iyo areba hejuru, areba umubyeyi we amusaba icyo ashaka. Umubyeyi we ntabwo amubwira nabi, amubwira amagambo meza amushimisha, amuhumuriza. Ababyeyi murabizi. N'Imana yacu rero nuko biba bimeze, idutegera amatwi. Wowe uri kureba iyi video, Imana irakumva. Wowe ufata umwanya wawe ugasoma ijambo, Imana irakumva. Wowe ugendera mu mategeko y'Imana, Imana irakumva. Imana iratwumva iyo dusenga, iyo twinginga, yumva ijwi ryacu. Ntabaza ndagutabara, nkwereka ibikomeye biruhije utamenya. Yeremiya igice cya 33 umurongo wa 3. Niko YAHUAH avuga. Nukuvuga ngo hari communication Imana igushakaho. Hanyuma wamara kuyibwira ibyo ukeneye, yo yiteguye kugutabara. Yiteguye kugukiza n'ibyo wowe utazi. Yitabaze. Yumva ijwi ryawe no kwinginga kwawe, hanyuma ikagutabara, ikagukiza n'ibiruhije utamenya. Ikaguhisha mu mababa yayo. Mbega ibintu byiza. Nta kintu cyiza muri iyi si kandi kiryoshye nko kumva ijwi ry'Imana, nko kugendana n'Imana, kugendera mu rukundo rwayo. Nta kindi rero Imana igushakaho, ni ibintu bibiri gusa, ubundi ukibera mu mahoro yayo. Kuva mu byaha, ubundi ukagendera mu mategeko yayo, ugakora n'ibyo amategeko agutegeka, ubundi ukibera mu rukundo rw'Imana. Hanyuma twakwibaza tuti, kuki Imana ishaka kuvugana natwe kandi yumva ijwi ryacu? Katurebe muri Yobu igice cya 33 kuva ku murongo wa 13. Niki gituma uyigisha impaka kuko itagomba gusobanura ibyayo? Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho. Mu nzozi mwiyerekwa rya nijoro, igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo, niho yumvisha amatwi y'abantu, igashyira ikimenyetso ku by'ibigisha, kugira ngo igamburuze umuntu mu migambi ye, ngo imaremo umuntu ubwibone bwo buhishwe, ubugingo bwe iburinda rwa rwobo, no kubaho kwe ikakurinda. Imana iravuga ariko abantu ntibabyitaho. Ntabwo dufata umwanya ngo twumve ijwi ry'Imana, ngo itwereke ikimenyetso cy'ibyitwigisha, ihinyuza imigambi yacu, amarangamutima yacu, ibyo twibwira ko ari byo byiza biyinezeza ariko Imana ibona ko ari bibi. Uyu mwaka rero ndagira ngo wumve ijwi ry'Imana, kandi nuryumva ubugingo bwawe izaburinda rwa rwobo no kubaho kwawe.
Imana irakurinda. Nimwumva uburyo Imana itangaje, iti ntabaza ndagutabara, irashaka kuvugana nawe, irashaka kuvugana nayo, ariko wowe ntubishaka, urashaka kwirwanirira, urumva ijwi ry'Imana ukaryirengagiza, urayibabaza cyane. Nkatwe nk'abantu, umuntu kumuvugisha akakwihorera, akakwirengagiza, muzi uko bimera, ntabwo wiyumva neza. Rero ndatekereza Imana yacu, umuremyi wacu, ufite ubuzima bwacu mu biganza, data wa twese wo mu ijuru, iyo tumwirengagije tukamwihorera tukamusuzugura, murumva yiyumva neza? Oya, ntabwo yiyumva neza. Imana ni urukundo kandi iradukunda, nubwo tuyikorera ibyo byose, imbabazi zayo zihoraho iteka. Imana iratubwira ngo tuyibwire, iratwumva, ariko twe ntituyumva. None se nitutayumva izadutabara ite? Nitutayumva izaturinda ibikomeye ite? Nitutayiha umwanya izabidukorera ite? Ndabizi ushobora kwibaza iki kibazo uti, ni iki nakora ngo numve ijwi ry'Imana? Ese namara gusenga nkatuza nkaha Imana umwanya nkumva ikimbwira? Yes, icyo ni kimwe, ariko icy'ingenzi kuruta ibindi byose mu kumva ijwi ry'Imana ni ijambo ryayo, ndavuga Bibiliya. Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana. Iyo uyisoma uba usoma ibiyirimo, uba usoma ibiri mu mutima w'Imana. Niho umenyera ibyo ikunda n'ibyo yanga. Iyo umaze kumenya ibyo yanga rero, urabireka ugakora ibyo ikunda, ubundi ikaza mu buzima bwawe, ikabana nawe, kumva ijwi ryayo. Ugomba gusoma Bibiliya. Ugomba gusoma Bibiliya niba ushaka kumva ijwi ry'Imana muri uyu mwaka. Niba ushaka kumva ijwi ry'Imana muri uyu mwaka, ntufungure Bibiliya yawe, sinzi icyo nakubwira. Niba turi abana b'Imana, turi abana bisumba byose, tureke kuba akazuyaze. Imana ibyo dufitiye ni byiza. Iki ni cyo gihe tuve mu mikino, dushakira Imana umwanya. Niba dukeneye kumva ijwi ryayo kandi tunabisengera, ubwira Imana ko ushaka kuyumva, ushaka kumva ivuga, ushaka kumva ijwi ryayo. Kandi nimba ushaka kumva ijwi ry'Imana muri uyu mwaka, hari n'ibindi bintu ugomba kureka. Ibyo ugaburira amaso yawe n'amatwi yawe, ibintu utaha umwanya bidafite umumaro, aho wagahaye Imana yawe umwanya, ugomba kubihagarika. Ibiganiro bipfuye ugomba kubihagarika, ahubwo ukamamaza ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza, ibyo nibyo biganiro Imana yishimira. None se reka mbibarize, kuri wa munsi w'urubanza, Imana nikubaza iti igihe cyanjye wagikoresheje iki, uzayisubiza iki? Uzayibwira ko warebaga video kuri TikTok? Bakundwa, mufokasinge ku ijambo ry'Imana. Please, ndabingingira gusoma Bibiliya, ufate umwanya, usenge, umarane umwanya n'Imana. Uyibwirira kumva. Ikeneye kuyibwira, ikeneye kuvugana nawe, ikeneye ko uyibwira buri kimwe, maze nawe ukumva ijwi ryayo, ukumva Imana ivuga. Ndumva afite ibyishimo mu mutima ko uyu mwaka Imana igiye gukora umurimo wayo muri twe. Nimwumva ijwi ry'Imana ntimwinangire. Haleluya. Muhabwe umugisha. Muhimbaze YAHUAH.